ngo ndamutse nkomeje kumurera gutyo ati akira sometimes hari igihe donc niko njye mbitekereza kandi mu buzima bwacu bwa buri munsi niko bigenda ugasanga umuntu okay ni byiza having a favor kuba wagirira umuntu favor ukamubwira ati you know akira kino kintu ntago biba bivuze ngo icyo kintu ukibemo gutyo gusa ahubwo try your level best ese niba mbonye amahirwe bikagenda gutya hanyuma nta kuntu nabibyazamo umusaruro and then bikagenda neza ahubwo ngewe ikintu cyanshimisha nuko muri uwo mwaka byibuze nabona yageze ku kintu kidasanzwe and then nkishimira kuba namwongeza undi mwaka kuko mbona ari gutera imbere mu buryo bune wenda yagira ikimufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi nta wamenya hari ikibazo nayo nayikuzaniye what hey ngo ngiyo nyine wenda sinzi nyine ukuntu mubikora ariko wenda zamufasha ngo ni mashini biya biyayo utayivuna pasi ntabwo yihina gusa nyine kayihuta muri interinete ibintu byose bikora neza iracyari na cyashya numva narayikoreshejeho nk'iminsi mike warakoze mana wagize neza nzajya mpora ngushima boss ladies wacu rero abana akaba agiye kuza kudukingurira kugira ngo ibintu bigende neza kubera ko aya ni amateka ateye ubwoba biyayu akaba agiye kumukubita boro ya danje kari ibibazo biteye ubwoba reka turebe kariho koko umenyaje kuko umenya iri hahana ariho di ariko nabona kano kanya biyayumenya ari bwambare mwiriwe neza amahoro urabona ko kuranga iyo ndangije ahantu rwose njye ntabwo njya ngutwa ndi murashe mubi cyane turakomeye kabisa dore twebwe ntabwo tujya dutana na kamera zacu karibu reka twinjire turagarutse rero murabona turiteretse ku kibuga cya BI 250 murabona turacyari kugendana gake ya 5-5 tukaba turi kumwe nanone na mabuja bacu ariko none nk'iyo ndi kuvuga mabuja mpita mvuga nese mwakagira imana mwe mabuja twenda kungana kwere ngo si ibibazo nyanya ntekereza ku mafaranga ufite atamvuga ni izina ry'Imana ibanga ryo guhisha amafaranga ubundi kugira ngo ugire amafaranga menshi nkangira urabona nta mafaranga nifitiye biyayo tugiye kumukora indi surprise nge buriya rero ikiganiro cyarasohotse mbona comment ziri very very positive zigushimira zikubwira ati rwose warakoze kuba watekereje kuri biyayo nk'umufana mukuru n'abandi bagerageje kwifuza gutera ikirenge mu cyawe twabonye abantu benshi blessinga turagushimira tubikuye ku mutima kandi Imana aho wavanye kabisa Imana igira gute ikongera kube inshuro 7 kabisa so biyayo rero ntago yemeye akada nukuri okay ntagute nukuvuga ngo biyayo ntumubwira ngo these days turaza gufata inzabwa ati mwana namusizana ryamye okay ndavuga nti none ngewe urumva nahise nanamushutse ndavuga ni ngewe noneho harakabone ngiye gufata mu mujyi ndaguhamagara mu kanyu hansange twari bujye kurya umuceri kwa Carpotone Kibonke Inyamiramba ariko biba ngombwa ko mpita ndevia ubu azi neza ko ndi bumuhamagare turi buryo umuceri kandi umuceri wacu dore ngo uyu turi inyuma so tubwire rero amakuru y'iminsi wari uhugiye mu ki ubu kano kanya none byagenze bituru abantu bakubonye ntabwo baguteye amabuye kugiye kuba wenda ugiye ku blessinga nta n'umunsi
nta n'umwe ukuzi. Wow. So biyayu rero aragushimira cyane nubwo afite ubwoba. Ubwoba bw'iki se? Afite ubwoba bwo kumva nyine abantu benshi nyine baba diaspora abenshi bazi ko iyo babonye nk'umuntu nkawe avuze ati cyabiyeyo ndakikundira ngiye kumufasha biri aho ngaho, hari abantu benshi babona ibindi bintu biri inyuma bitari ibyo ngibyo. We kuri point of view yawe baramutse ubu kano kanya bagusereje ko wenda nawe ushaka kwihoma kuri biyayo, ubu ntabwo wabisobanura ute? Kumwihomaho nka gute? Gusa utaza kudukubita nyine. Urumva social media nawe urazizi, hari abareba bagahita bavuga ati se uriya mwana w'umukobwa buriya ntagiye kurongora biyayo. Reka nta naho bihuriye ibyo. Ntaho bihuriye. Buriya ni nka musaza wanjye, so namufata nka musaza wanjye cyangwa nyine musaza wanjye biriya bisanzwe tu, ariko nta bindi bintu ibyo ntabwo byakunda. Ntabwo byakunda. Biyayu rero uriya munsi twakundira mubwiye ngo arararana inkweto z'umweru ku mashuka y'umweru zirimo ibyondo, ukuri ko Imana yarabikoze. Ntabwo yabyemeye ko igitangaza kimuguyeho. Ubu noneho ikindi gitangaza cya kabiri kikaba kigiye kumugwaho. Tubwizanye ukuri, wenda byagutwaye umwanya wo gutekereza gute kugira ngo uhite utekereza ko biyayo akeneye inzu? Byagutwaye umwanya kugira ngo uhite utekereza ko biyayo akwiye inzu? Byagutwaye umwanya ungana ki? Okay, buriya umuntu urumva ntabwo umuntu atanga icyo adafite, ahubwo umuntu atanga icyo afite. So bishatse kuvuga ngo njye ntabwo nakubwira ngo donc umuntu atanga muri make ikintu azobereyemo, mu kintu afitiye ubushobozi, mu kintu yumva yuko cyamworohera. Donc ni muri ubwo buryo rero nahisemo kuvuga ati yo reka muhereze ino nzu, wenda muri no Kigali biragoye, abayibamo wenda nka nyuma y'umwaka, you never know, azaba afite ahantu yigejeje. Kuko nibyo bintu wenda mba ndimo akenshi ngendamo cyane. Ntabwo nakubwira ngo ngiye ngo ngiye kukugurira nk'amamodoka 5 cyangwa ngo nguhe imodoka. Ibyo si ibintu nsanzwe nkoramo, yego nayo sinayibura, ariko nyine umuntu atanga ikintu akunda kubamo kenshi. Urumva abantu benshi nyine usibye se nabyita inzara cyangwa sinzi ukuntu nabyita. Abantu benshi bahuye n'abakire baba bafite ibyiyumviro byinshi. Step ya mbere urayitanze, dore ngiki ikimenyetso kigaragara ngiyi rwose, nubwo biye ntaramuhamagara ngo nanone ayongera ze, ubazi ko nicaye kwa Eric Kibonke. Okay, urumva ntabwo nge nakubwira, ntabwo waza sino gusaba, ntabwo nge nakubwira ngo ndaguha inyuma, ntabwo nakubwira ngo nge ndaguha inyama kandi mfite ibirayi. Sibyo? So bishatse kuvuga ngo umuntu atanga icyo afite, even though bitewe n'ahantu ibihe biba bigenda bigera, n'ukuntu abantu bumva ibintu, n'ukuntu abantu bahindutse, ashobora kutabyizera, akumva ni ya magambo y'abantu, akumva ni bya bindi byo kuba umuntu akeneye hari kwiyerekana cyangwa ibiki, ariko siko biba bimeze akenshi. Ubwo hari wenda wabona ariyo mpamvu atabyemeye, kandi nta nubwo nanamublaminga kuko biyayo rero akaba ari no gutegura wenda buri muntu najya abona any opportunities cyangwa akabona amahirwe yo kwicara n'umuntu ufite ikintu yigejejeho mu buzima kandi ufite n'umutima utuje n'umutima w'urukundo wo gutanga, ageraho sometimes nyine exposinga some of muri bimwe expectingaga kuba yavuga. Biyayo rero muri iyi minsi amaze iminsi ari gutegura project yitwa Intimba y'Amarira. Abantu benshi bayitegereje ibana amatsiko ateye ubwoba. Mbere na mbere blessing dufite cyangwa blessing tubonye hano kuri Biyayo 250 nuko already inzu ya Biyayo agomba kubamo igihe cy'umwaka. Usa ntabwo buriya wamwongeza kumukubita wenda nk'imyaka nk'ibiri. Tuzabyigaho nabyo. Hari ukuntu ubundi bajya bavuga ngo iyo ubonye amahirwe ugomba kuyakoresha neza. Ngo ntabwo umwana ntabwo wakomeza konsa umwana donc ategera hejuru ngo yige kurya, ngo yige kunywa, agerageze n'ibindi bintu, igifu cye gikomere n'ibiki. Bivuze ngo ndamutse nkomeje kumurera gutyo,
ati akira sometimes hari igihe donc niko njye mbitekereza kandi mu buzima bwacu bwa buri munsi niko bigenda ugasanga umuntu okay ni byiza having a favor kuba wagirira umuntu favor ukamubwira ati you know akira kino kintu ntago biba bivuze ngo icyo kintu ukibemo gutyo gusa ahubwo try your level best ese niba mbonye amahirwe bikagenda gutya hanyuma nta kuntu nabibyazamo umusaruro and then bikagenda neza ahubwo ngewe ikintu cyanshimisha nuko muri uwo mwaka byibuze nabona yageze ku kintu kidasanzwe and then nkishimira kuba namwongeza undi mwaka kuko mbona ari gutera imbere mu buryo bunejeje mu buryo buri muntu wese yavuga ati you know uyu muntu ari gutera imbere bivuze hari ukuntu nyine abandi batanga gift bagahita baba byaterera iyo agashyira akaguru agashyira ku kandi agahita yiyongeraho ngenda yeah exactly ibyo nibyo navugaga rero biyayuwe byo rwose abana Imana iguha umugisha aho wakuye rwose yakuba inshuro 7 biyayo rero nkaba munyemerere nongere muhamagare kuko ubu azi ko ndi kwa sike ndi kurya umuceri kandi byahe ntaje kureba mabuja iyi ni indi surprise ya kabiri bakunze babiye 250 rero nukuri kw'Imana uyu ni umugisha wo ku rwego rwo hejuru kuko ibintu ko bigenda uyu mwaka biyayu nubwo buriya baravuga ngo Imana igutinza mu nziza izagutegera itike reka muhamagare numve arayifata se sha umuhungu ari mu biki aracyaryamye se yabaye yes umeze bite mwana aracyaryamye ndakiryamye mwana ko ndi kumva abana iruhande rwawe mwana niko ubu nta gakoko kari mu cyumba mwanagire kandi iyo mikino mwana y'ikiryamye umva se agakomande nari nangije kugashyiraho hano Nyamirambo kwa sike watega akamoto ako se ntabwo ibiryo uri bimare mwana watega akamoto urumva ariko mbere yuko agakomande ngiye gusimbukira i Kanombe urumva waza tukajyana hanyuma noneho nkakereka ahandi hantu duca mbere ko tujya kurya uriya muceri Kanombe ese ngusange we nsanga i Kanombe duhita tujyana i Nyamirambo kuko already ngiye gufata akamoto duhurira i Kanombe ubwo reka mbyuke noge yase ibintu byo koga se uri umukobwa ngwino mwana reka noge mwana nze nkore uzoga kuri pasika mwana ngwino sawa reka ndebe banguka ngo hamagare ngeze ngewe already urumva ngewe already ngiye gufata akamoto njye i Kanombe imodoka nari nasize mu garage noneho wowe uhita usimbuka unsange hano i Kanombe hanyuma then duhita tujyana i Nyamirambo kwa sike barabana arangije gukora komande sawa urumva ko mufatishije yaze ko mubwiye kuri ni ukuvuga ngo ndagira ngo abanza ace hirya kugira ngo ubwonko bwe buse nkaho nyine ibintu byagiye ku murongo kandi byahebye ukajya kuvuga ngo kuko iyo mubwira ngo nansange ahantu ndi exactly yari kubikeka kuko twagiranye ikiganiro kare ndamubwira nti rero maboja ejo muri yarampamagaye anshaka arambwira ati twongere tubona arambwira ati severa kuko biravene maboja yadupromisinze biravene nibyo koko ndavuga nta wamenye none se ndavuga ni ahanga tugomba kwagendamo neza mbona nyine nta cyizere afite kuko buri abantu benshi bamupromisinze ibintu byinshi cyane cyane abantu bo hanze bo ni benshi ariko for now the dream is true none ukano kanya hanyuma kuri space yawe ya relationship yo kumva uko abantu bari kugufata muri business iyo uri muri kind ya business yawe aba udiringa gute kugira ngo ubashe kugurisha wenda reka duse nk'abamamaza akazi kawe ukora
ubigenza gute kugira ngo biriya bintu byo kugurisha amazu ukayubaka nyine wacivinga gute kugira ngo ubashe kwacivinga the goals inzu yuzuye imaze kuzura bigenda bite kugira ngo uyigurishe ijye ku isoko ubwo nyine abakomisiyoneri baba babonye akazi bisanzwe se ni ukuvuga ngo we abakomisiyoneri nibo muhita mukorana imbere cyane urumva nibo mukorana urumva akenshi urumva abakomisiyoneri akenshi nabo baba bazi cyane abantu nibo baba bazi gushaka abantu ibintu nk'ibyo ubwo rero nibo mukorana turumva iyi nzira aho ngaho kandi nta kibazo ifite ubwo nyine ubimenyesha abakomisiyoneri bakagenda bashaka abakiriya nyine bo kugenda bazijyamo nyine ama ideas y'abantu kugira ngo nyine se ko ndi gutekereza gutya ese nabigenza gute cyane ko haba hari n'abantu benshi banakurusha like baguye cyane kukurenza bivuze ngo nawe uba ukeneye abo bantu kugira ngo bakubwire uko wabigenza twibi twabiciyemo twe twabigenje gutya bitewe n'uko ufite ahantu hameze gutya wabigenza gutya cyangwa se ahantu hanaha hameze gutya na gutya byagenda gutya ugenda nyine ushakisha ama ideas ku bantu bakurusha bateye imbere kukurenza cyangwa se barambye muri icyo gikorwa runaka ubasha gukora mu buzima bwa buri munsi. Alright, hari abakobwa benshi rero bafite imyaka nk'iyawe mu maso uragaragara nk'umuntu usa mu bitekerezo byawe birakuze cyane ariko mu maso wakureba utambuka ntiyakumva uburyo ki wagize igitekerezo cyo kujya muri ntuzamo muri business z'ubutaka na business ukubaka amazu byakujemo gute kugira ngo wisange hano hantu? Okay, buri muntu wese buriya nyine agira ibyo yisangamo akenshi n'ibyo yumva nyine like ari comfortable nabyo bitewe wenda n'ubushobozi afite cyangwa se bitewe n'icyo ashaka gushoramo mu gihe afite ubwo bushobozi. So rero ukuntu bimeze ikintu kiriho nuko uriga ukagerageza kwihugura ku kintu runaka ushaka kwinjiramo ukamenya uko bimeze ukagerageza gufinding ama ideas trying being social ku bantu ukaba umuntu uri responsible y'ibintu runaka ugasetting ama goals kugira ngo ubashe kubona yuko hari intambwe uri gutera cyangwa se biri kwanga wimenye wowe ubwawe. Alright, reka ndabona biyeyo ambipye reka nongere muhamagare ndebe zongera uvuge niko kuyobora umuntu ntuze no kumureba wowe ninjira mu gipangu cy'abandi kugenza gute igipangu cy'abandi se igipangu cy'abandi kandi kafashwe ubu rero waruzi ngo uje kurya umuceri icara hano uburuzi ngo uje kurya umuceri icara hano niba utanatetse ahubwo uraburara bamwita BAU 250 akaba ari one of the best biya zongera ndagufashe zongere ubundi bagiye kuzajya banyita umwami wa prank biya ubushize mabajura bizi twaraganiriye ngira ngo urabyibuka noneho aho wicaye numva bavuga ngo hano hantu barahaboheye ugiye kuboherwa hano banza urangaremo gakeya rangaramo gakeya inzu urayibona gute biya mabuje reka tumuhe ijambo aba ari wenyine udukora introduction. Okay, igihe twavuganaga ubushize nari nakubwiye yuko nari nakwemereye nyine ahantu ho uzaba like nk'umwaka wose nari nakwemereye inzu yo kubamo, so ahangaha niho rero nakubwiraga. byari serious byari serious oya mutambwira we ntabwo ibyo ntibishoboka. Okay, na ahangaha turaza no kuhatembera nduharebe
ni nini irahagije uko mbitekereza. byanya byo Mm. Jesus. Oya ntabwo ndi kubyumvisha, ntabwo ndi kubyumva. Kenzi ibintu muri kuvuga ni ukuri cyangwa ubwiye ngo ugiye kuzajya unyita umwami wa prank. This is prank 2. ngo basi mwanyemere nkabanza nkinjiraho nkareba niba Reka tubanze tuganira kwinjiramo uraza kwinjiramo nyuma. Ahubwo se ibi bintu urabyemera ko bibayeho? okay, wenda njye mwarabimbwiye ariko numva nyine mbifata nka prank. Hari ukuntu nyine abantu kenshi twemera uko tubonye, ariko ahanganye ntabwo nabyumva da. Byaba bigiye kuba nka kundi bavuze ngo sinone waciye umugani mu Kinyarwanda, ariko ntabwo nshaka kuwuca. Ariko nyine ntabwo nabyumvisha. Reka nkubaze, urumva kano kanya umeze ute? Nibyo byanyabyo. Urabona ubu ngubu okay, twavuganye mu gitondo sibyo, mu kanya nguhamagaye nkubwira ngo mfite agakomande k'umuceri tugiye kurya. Wumvaga umuceri tugiye kurya tugiye Nyamirambo kuri sike? Ntabwo bishoboka, dore umuceri ngo inyuma yawe. Okay. Biya. Siko natungo ariko ngo wari waravuze ngo narakubeshye. Umvaga ntazayiguha. Mu by'ukuri ntabwo mfite ibyo kuvuga. Uzayibona ryari? Ariko uyu munsi murantunguye pe. Murantunguye ku rwego ruri hejuru. Mbere na mbere kambanze mbashimire. Yego nawe urakoze. Ni ukuri umutima mwiza mugira, Imana ijya ibaduhera umugisha kuko twe nta na kimwe dufite cyo kubahereza cyangwa cyo kuba twabashima. Ubundi kenshi umuhanga yaravuze ngo hari igihe hari umuntu wagabiwe arangije areba icyo yakitura uwamugabiye arakibura, areba mu bintu byose ashatse kumuha amafaranga asanga arayafite, imodoka asanga arayifite, inzu asanga arayifite, abura ikintu kimwe yamuha. Ariko njye ku bwanjye nanjye ubwanjye ntacyo mfite nabaha. Mu by'ukuri uyu munsi wa none umunkore surprise itarigeze ibaho mu mateka y'isi. Ariko gusa icyo nabasabira Imana ibaha umugisha pe. Turawakiriye Imana ubyumva uwo mugisha uduhe. Kenzo ugira ibintu byo kugira gutyo ukashaka kurya umutima niko nabyita, kuko ibintu byo kuntungura gutya. Ubwo si uza uyimbwira tukaza tukahagerana. Nakubwiye ngo sigara uryamye, ngewe ngiye kureba umuceri. Ndabizi ngo abasitari ngo bagenda nijoro ngo niki, ariko ndabwira nta ribi, ngereka ngende ngukireho, nimara kuyishyiraho dore umuceri nguyu rero. Aha biya, ko mbona ugiye kujya mu ntimba y'amarira. Sinzi nimba nasaba akantu kamwe sibyo. Ngiye ibintu nk'ibi biba bimbayeho ntageze mbitegura mu buzima bwanjye, ndetse akambaye ikintu cy'amateka gitunguranye gutya. Kenzo sinzi nimba mwanyemera basi mukareka nkabanza ngatera haleluya zo murambaro nk'eshanu n'ukuri, kuko murabinyemereye. Kwese abeze twataramye neza, ibyo bintu birashoboka. Sibizwa n'iki? None se biya, tuvugisha ukuri, ubu kuva hagera i Kigali nibwo ubonye icyo bita ikaro? Oya wenda tuvugisha ukuri, ibintu nabyo barabikwigishije kubikina muri filime. Ikibazo uri gutera ubwoba mabuja. Nanjye ndumva biri kuntera ubwoba, ubwo ngewe ego ko kurira se nabyo byari birimo. Kamubwira ikintu kimwe, ni ukuri mu buzima bwanjye n'imyaka amaze ku isi nta muntu n'umwe ugize nkorera surprise nk'iyi ngiyi. Mu by'ukuri ntabeshye, ntabwo nzi ikintu bita gutungurwa icyo ari cyo. Bitari ukubeshyanya n'ubwa mbere mu mateka y'isi ngiye umuntu nkorera surprise. Ukungana ku myaka ngana nta n'urantungura, yewe no kuri anniversaire yanjye nta muntu ndabona yantunguye ngambwire ngo ibi n'ibi. Ariko ikintu mu nkorera uyu munsi
njyewe ubimbwira bwa mbere nabifashe nkaho nyine ari bya bindi birangira, hari ukuntu umuntu nyine aza kuri social media kwizeza ibintu ariko akaba nta kintu kimwe yabikoraho, ariko ndagira mbabwire ngo basi uyu munsi ndishimye, sinzi nimba ari uko byose ni kubw'ubushake bw'Imana, n'Imana yose ibigena, ari nayo mpamvu nyine kuvuga ngo bura gusenga bitanga byose kandi kwizera bitera kunesha. ese biya uri kuri kamera za BI 250 sibyo? Imigabo n'imigambi uri warasabye uyu mwaka, wenda Imana ni igiki isigaje kugukorera kugira ngo no abantu bareba BI 250 bemere koko kuri umuntu nawe watera imbere, nawe ukugira umugisha nawe wasiga umugisha abandi. Ngewe reka sinzi ibyo navuga kuko Imana nyisaba buri munsi kandi nyisaba byinshi, ariko impaye ikintu cy'amateka kitigeze kiza mu mutwe wanjye, kuko mu ntego nari mfite byinshi nyine, kuko ntago wasaba Imana ngo ure kwisaba aho gutura, ariko ntago ninjye nyisaba ko hari umuntu uzaza kandemera inzu akambwira ngo uzabamo igihe kingana gutya na gutya. Kubona umuntu uguha inzu nk'iyi ngiyi yo kubamo i Kigali, inzu ngiye menyereye bamwe mu babosi badukoresha kandi bakunze bayita karowe. Murakoze ku rwego ruri hejuru. Biya akandi kabazo k'amatsiko tunagira no ku musozo w'ikiganiro, ko baduhaye umwaka ahubwo ko ugira wicare mwana reke like kuguma upfukamye. Oya ahangaha ninjye numva birashimishije, ngira ngo wenda hari ubuzima tubamo, kandi kenshi na kenshi abantu benshi bajya bakunda kutubwira ngo ibyo dukina ni nabyo tuba turi byo, ariko uyu munsi none sinjyumvisha impamvu watoranyije mu bantu bose makinyi ba sinema bari hano mu Rwanda ukavuga ngo biyayo reka bare umuntu ushobora kuba naremera. Sibyo, mfite ibyifuzo byinshi byo gukora, ariko uyu munsi wa none natoranyijwe mu bandi. Biya imigabo n'imigambi rero muri uyu mwaka urakoramo iki? Amezi 12 y'ubuntu urakoramo iki? Banyarwandakazi mu nkurikiye none ahangaha, abone mu busanzwe nitwa Cucu Derrick, nubwo abantu banzi ku izina rya Biyayo, ariko icyo nabasaba pe, uyu musista musabiye umugisha mwinshi cyane wo dukurikiye none ahangaha rwose. Njyewe ntabyo mfite byo kumuhereza, ntabyo mfite byo gushima, ariko hari abantu ku isi bagifite umutima, hari abantu bafite umutima w'impuhwe wo gufasha, kureba. Sinjye muntu ubabaje cyane kuri iyi si, sinjye muntu ukora ibyiza kuri iyi si, sinanjye ntungane kuri iyi si, ariko basi kuba ninjye yatekerejeho. Ndabasabye mumfashe tumusabire umugisha, ibyo yakora Imana ijye mukubira inshuro zirenga 1000. Imigabo n'imigambi rero twagiye 250 urabigenza uyu mwaka, turongera dusubira muri ya gahunda tubarabure cyangwa tubindeke? Abantu ushobora kumva ndi guseka gutya ko nge n'ibyishimo. Okay, ndagira mbabwire ngo nkuko nabibabwiye ko ngiye gukora filime yitwa Intimba y'amarira. Abundi amarira ndi kumva nako byavuga amarira y'umugabo atemba ajya mu nda, ubundi amarira yanjye akabasohoka hanze, ariko nuko yanditswe naho ubundi script ubundi yagaturutse ahangaha mu buryo bwiza kugaragaza umutima mwiza abantu bagifite, nubwo bakunda kuvuga ngo abantu ntibakigira umutima, ariko abantu bafite umutima pe, utarigeze utakara, utarigeze utagace, utarigeze utisura. Reka rero mabuja yarafite akandi kana ashaka kuguhereza, nako yakanyeretse gake mu bantu bamenyereye gukora projet za film, urumva bakeneye za mudasobwa, abakeneye internet, ari nakoze ibintu byose ndabivuze mabuja. Ngiye kinabasaba kindi kirenze nduma shaka kugera mu nzu. I think ko twasoza bino and then akajya kureba niba ntacyo bibangamye, kuko n'ubundi se wa mungu wanjye noneho yagiye ngo ayinzanire. Biyayo sinza ndebera niba wa muhungu ari aho nganzanire ayinzanire. Nabashamba kuri ikintu kimwe. Yego. Okay, mwambwiye ko wenda mwishimiye uburyo nkunda kubasetsa hamwe na family yanyu, ariko uyu munsi ngiyewe hano muzanyifuza hose ndahari ku bwanyu, ndetse no kuza gusetsa mu rugo nyirizina. Okay, urakoze. No kuza gusetsa mu rugo nyirizina, nimushaka muzantumire nzabikora. Tuzajya dusura nta kibazo, aricyo bitwaye se. Ariko mabuja ashobora kuba ari single n'iki ntago mbizi.
bitangira kuvanga ibintu kandi njye se ninde wakubwiye ko ndise nuko biyayu mbagira ngo aducangemo agakomedi gake y'amahanga nyuma yo kumenya ko ubu kano kanya hano ari iwawe biya urumva umeze ute subira ku isi va mu ijoro n'ibindi biracyaza reba papa n'ibindi biracyaza donc okay biretse wenda hari ndumva ari cyagiye igihe twaganiraga ndumva yari yarambwiye ku bintu ngo bya filime agiye gusohora ni icyo bisaba ibintu byinshi ariko ndatekereza ko na machine yabirimo niyo mpamvu nahisemo nyine kuvuga ati okay hari machine nari mfite nayo ndavuga rero n'ubundi wenda yagira ikimufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi nta wamenya hari ikibazo nayo nayikuzaniye what hey ngo iyo ngiyo nyine wenda sinzi nyine ukuntu mubikora ariko wenda zamufasha ngo ni mashini biyayo utayivuna pasi ntabwo yihina gusa nyine karihuta muri interinete ibintu byose bikora neza iracyari na cyashya ndumva narayikoreshejeho nk'iminsi mike warakoze mana wagize neza nzajya mpora ngushima warakoze mana wagize neza nzajya mpora ngushima Kenzi basi munyemere mba ndavuga isengesho okay ndagushima nyagasani mana habwa icyubahiro wowe wabashije kundemera ubuzima nkaba nkiriho magingo ngihumeka umwuka w'abazima ndagushimiye wowe wabashije gukora mu mitima y'abafite umutima mwiza ndetse w'impuhwe wo gufasha uyu munsi wa none ndagushima ko wongeye kwibuka ko izina rya biyayo kiri ku ifishi yawe rikaba kiri ku gitabo cyawe uyu munsi wa none ukaba wabashije kuntunga inkoni ukavuga ngo uyu mwana murebe mu gitabo cy'impuhwe uyu munsi wa none ni uri mu gitabo cy'amahirwe niwe muntu ufite guhirwa muri iyi minsi byinshi ntigeze ntekereza ko nabona mu buzima uyu munsi wa none ukaba wabashije kundamburaho ikiganza nkambashije kubibona mu by'ukuri ntabwo nigeze nifuza imashini kuko ntigeze ntekereza ko nayigeraho ariko kubw'ubushake n'imbaraga zawe uyu munsi none wabashe gutekereza uravuga ngo biyayo nawe uhawe uburenganzira ndetse uhawe icyizere uhawe umugisha kugira ngo nawe ubashe kuba wakora ibintu byawe najyaga nkora bimwe muri editing yanjye cyangwa se bimwe mu maproje nsora buri munsi nifashije abandi bantu mu buryo kugira ngo ndebe ko ibikorwa byanjye nanjye byagera hanze ariko uyu munsi wa none umpaye imashini ntazi agaciro kayo ariko bitewe n'ukuntu iyi mashini igaragara ndakeka itari munsi ya miliyoni n'imisago n'ibindi bigiye bitandukanye mana ndagusabye uyu muvandimwe inshuti yanjye umukunzi wanjye umufana wabashije kumburesinga bigeze ahangaha musabiye umugisha mu izina rya Yesu umuhezagere umundagazo byinshi bigiye bitandukanye umuhe imigisha yose yifuza ndetse ibyinshi abasha gukora ibimuheremo umugisha mana uko bajya bavuga ngo ntabwo kenshi kugira ngo ubone umuntu yashimye biragora ariko mana mfite kwizera mfite gutuza mfite kwihangana urakoze mana biya reka rero dutembere inzu yawe ndumva aricyo cyaba gisigaye